yarararara rero akazi kagira stress uziko stress yanakwica wa ukuri kw'Imana umuntu adatekereje neza ngarebe icyo gukora yazapfa yizize azize stress iva mu kazi gusa ibi ntabyo kuri abashuti banjye da abashuti banjye turi kuntu twasimbukira ko turebe ahantu twaruhukira kuko umutwe urukurya ukumva wenda nko gusara kwe ibi nta kigenda kabisa si umubiri ndumva wagira ngo bamvunaguye bankubitaguye oya ndareba ukuntu mbigabanya ibi bintu ntabwo byavamo mama ndakora siporo siporo ariko ni sawa Yababa we dore mibare kwe mibare yes amakurusha ibyo bintu urimo nawe winaganika mu biti bibi ntago byoroshye niko uyu wari urimo n'ibiki ariko komera cyane yes basi yawe narinje kukureba uzi ko bihuyemo neza narinje hari ikintu natekereje nasanze abantu guhura bakagira aho baruhukira bagakora siporo bishobora kutumanagingira stress neza ikarangira nta kibazo aha ngaha ntabonye akicundo keza nibyo mbonye uri gukora se twakora n'ibindi na za push up pompage n'ibindi ariko tukagira ubuzima bwiza aho kugira byacyamwamo tukajya no ku mazi nge numvaga ubundi nifuza ko twajya ku mazi uzi koga ndagerageza ariko uriya muntu uri hakurya n'indara ndagerageza Pakima ibyo twari turimo ahangaha turi gukora cyane ngewe niko naringeze aha stress ngo yari yamwishe akazi kamunaniye yatangiye gusinzirira mu biro mbese yabuze amahoro atagisinzira yigira inama yo kuza hano kugira ngo akore siporo aruhuke mu mutwe wahora n'ikina abagabo ubundi akora akazi neza ngiye nabuzaho nirike ubona nagendaga nibwo ngende ntaza honjya bite na stress numvaze ngo nakugarukira ariko bivuze wenda kuba mbabonye byibuze wenda numva dore byishimo ahubwo none se buriya ntabwo twagiye ku mazi tukaruhuka wowe ahandi ukora uzi ko numvise diregiteri wawe avuga ngo akazi gatangiye kukunanira iminsi murasinzira ubundi akabona uri kuri mashine atazi ibyo urimo ariko uzi ko yigeze kujya ndeba akanyitegereza akavuga ngo Pakima kuko mbona ngo ibintu byawe bijagaraye buriya yancishimije ngewe si byambaye urabizi ngewe uzi ko byarinze nubwo banjyana muri karayesi ndera kubera stress y'akazi uvugisha kuri n'ibintu nimutabifatira umuti ndi gukora agasiporo hano uyu mugenzi wanjye musanze ahangaha yitwa Mibari sanze yabigezeho nawe byari byanze neza ku ishuri aho yigisha byanze ubu se basanze twinaganira kuri iki giti nibagira ngo twabaye basaza oya ntabwo wakivuna cyakomeye mwana ntabwo wakivuna cyambabwira akora n'ibintu byinshi twese twinaganikaho turere twagiye tuzamuke 1 2 3 go 1 2 3 go 1 2 3 go no tureba ahandi hantu heza ariko kereka niba hari ifi mwana urakoze cyane reka mbabwire buriya rero ibyo bintu ni ngombwa mu buzima umubiri ukeneye nibyo koko ukeneye intungamubiri sibyo ibiryo bikize kuri proteine byubaka umubiri ibirinda indwara n'ibitera imbaraga ariko tukibagirwa n'ikindi kintu cy'ingenzi ibyo ndabifite ariko hakenewe n'ibindi bintu narabiyobewe mu mubiri ibyo bintu nibyo Mibare ariko urabizi uguze ukuntu nari maze ubwo wanjyanaga ikarayesi ndera nari maze icyumweru nitwa ngo nkora akazi ariko nta musaruro namba imashini nayirebagamo nayifunguye mu gitondo ngasanga aho nafunguriye ku mugoroba ntashye niko bikimeze be ready ibintu bihinduke mwirinde kwicisha stress kuyivura biroroshye nuko utihugiraho ukaganira na bagenzi bawe ugafata akaruhuko ukagakora
Nguriki 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 hey 1 2 1 2 abahanga babivuze kuri koko pe ndabyiboneye. Umunaniro ni indwara ikomeye, indwara itori ishobora kwicika gukura mu buzima neza neza. Ni ngombwa ko turuhuka burya ko kumuhanga wabivuze yavuze ukuri. Ubuzima butangiye kugenda neza, akazi ndagakora neza, ndi smart mu ngingo zose z'umubiri. Nibare kimwe mu bintu nkoresha kugira ngo ndwanye intege nke no kurwanya stress. Iyo ntembereye ahantu heza nk'aha ngaha rero bituma umutwe ndushaho kuruhuka, nkumva hajemo akayaga, hanyuma ibyo nkora byose nyuma nkabikora ameze neza. Icyo kintu cyiza cyane mu buzima burya kurwanya intege nke, kurwanya stress no gutembera bibamo siporo byose. Aha rero ni umwanya wo gutembera.